Yesu ashimwe bene data, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi dukomeje ibyanditswe byera bya buri munsi, aho twumva amagambo y'Imana, dukomeza dusubizamo imbaraga, anakomeza kudukangura kugira ngo turusheho kuba maso kugendanye n'ubugingo. Umunsi turareba ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, ibice 26 n'ibice 27. Dusome muri Mariko ibice 15 n'ibice 16. Kandi turavugira hamwe incamake y'igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko. Ijambo nyamukuru turarisanga muri Mariko ibice 16, murongo wa 15 na 16 haragira hati: harababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Iri ni ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yari amaze kuzuka. Yagiye yiyereka abigishwa be kugira ngo bamenye ko ari we koko wazutse. Arangije ubwo yari hafi gusubira mu ijuru, yabahaye misiyo. Misiyo yo kujya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, kugira ngo bamenyeshe abantu inkuru nziza ya Kristo, ko yaje agapfa, gahambwa, akazuka, igihe kikagera agasubira mu ijuru. Izi ntumwa rero ko zari 12 zagombaga kujyana ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yari yarabahaye. Ubutumwa bwiza bahawe, Yesu arababwiye ngo mugende mu bihugu byose cyangwa mu mahanga yose, mwigisha abantu, mwigishe ibyaremwe byose, abaremwe bose ubutumwa bwiza. Muri abo bantu muzigisha bazemera bakabatizwa bazakizwa, ariko abatazabyemera urubanza ntago ruzaba rubariho, muzaba mwarakoze inshingano zanyu. Natwe Yesu yaduhaye misiyo yo kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Inkuru nziza twamenye ntago tugomba kuyihererana, tugomba kugenda tukabwira abandi uburyo Yesu agira neza, tukabwira abandi uburyo Yesu akiza, tukabwira abandi imbaraga z'Imana zibohora, tukabwira abantu uburyo Yesu ari umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Iyo niyo misiyo dufite, nizo nshingano dufite nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu bazi icyo Imana ikora. Dufite inshingano zo kubwira abandi inkuru nziza y'agakiza. Mu gihe tutabikoze, hari icyo tuzaba tubura, hari ibyo tuzabazwaho inshingano tutakoze. Rero ndagukangura kugira ngo buri umwe wese yongere kwegura impano y'Imana imurimo, avugwe inkuru nziza ya Kristo. Imana ishimwe cyane. Mu magambo kandi twasomye muri iki gitabo dusoje cya Mariko, tubona yuko iki gitabo ni bimwe mu bitabo bigize isezerano rishya. Nk'uko tubona ko hari ubutumwa bune: Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Mariko ni kimwe mu bitabo mu butumwa bwiza tubona muri Bibiliya. Akaba ari igitabo cyanditswe n'uwo bita Mariko, ari we waje guhimbwa Yohana Mariko. Tubona mu byakozwe n'intumwa ibice 12 cyangwa se mu bice 13 harabisobanura ko cyanditswe n'uwitwaga Yohana Mariko, ari waje guhimbwa Mariko nyine. Ikindi, uyu ahangaha kwa Yohana Mariko niho intumwa zasengeye mu cyumba cyo hejuru. Hariya tubona mu byakozwe n'intumwa igihe bari bategereje isezerano ry'umwuka wera i Yerusalemu, hari iwabo, niho yabaga. Kandi noneho ubutumwa bwiza bwa Mariko nibwo butumwa bwanditswe mbere y'ubundi bwose tubona muri Bibiliya. Bwanditswe mbere ya Matayo, Luka na Yohana, kuko bwanditswe muri 55 kugeza 65 nyuma y'ivuka rya Yesu.
akaba ari bwo bwanditswe mbere. Muri iki gitabo cya Mariko tubonamo ibice by'ingenzi twavuga ko ari bitatu. Muri ibyo bice by'ingenzi twavuga ko ari bitatu, harimo ibigendanye n'ubutumwa n'inyigisho bya Yesu Kristo nk'umugaragu. Tubona muri iki tubona mu gice cya mbere, tukabonamo imyiteguro ya Yesu nk'umugaragu, nayo tuyibona mu gice cya mbere. Kandi noneho tukabonamo n'ibigendanye n'urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo. Bimwe mu bintu bivugwa muri iki gitabo cya Mariko ni byinshi, ariko ibyo twavuga ni uko bimwe mu byo Mariko yagiye yibandaho ni ibyo atwigisha kuri Yesu, ni mu buryo buhuye n'ubuzima bwacu. Ubutumwa bwiza bwa Mariko bwagiye buvugaho bigendanye no gukomeza abantu. Yesu uko agenda agaragara muri ubu butumwa bwiza, kuvuka kwa Yesu byo ntago bigaragaramo, ahubwo bigaragaza uko Yesu yakuze. Mu ncamake, ubutumwa bwiza bwa Mariko butubwira ubuzima bwose bwa Yesu Kristo, uburyo yabayeho nk'umugaragu w'imbata kandi ari we Mesiya wacu. Ibyo kandi bikatwigisha kwicisha bugufi no kwemerera Yesu tukamwakira mu mitima yacu. Kandi Yesu yakoze ibitangaza byinshi, ibi byerekana ko ashobora kuruhura abababaye, abaremerewe, indushyi n'ibindi. Nk'uko umuririmbyi yabiririmbye akavuga ngo, we mutima urira ngwino kwa Yesu, mwese abarushye n'abaremerewe muze mumusange arabaruhura. Kandi noneho ijambo ry'Imana dusanga muri ubu butumwa ni ijambo ribasha guhindura abantu, rikaguhindurira kuri Kristo mu buryo bwo kwizera. Yesu akatubera icyitegererezo nk'uwabaye umuntu, akanyura mu buzima bwa muntu kandi yari Imana. Niyo mpamvu nyuma yo kumva iyi ncamake n'ubutumwa bwiza dusanga muri Mariko, uburyo Yesu yicishije bugufi, akaba icyitegererezo cyo guca bugufi, ni byiza ko natwe twongera gufata umwanzuro cyangwa kwisuzuma tukareba uburyo tujya twicisha bugufi mu migendekere, mu mibereho yacu ya buri munsi. Ndetse hamwe n'ijambo ry'Imana ryatubwiye ibigendanye na misiyo Yesu yahaye abigishwa be, ni byiza ko twongera kwibuka inshingano zacu, tukongera gusaba Imana imbaraga kugira ngo tubashe kwamamaza inkuru nziza ya Kristo nk'uko yayidusigiye. Ibyo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu. Amen.